Hey beautiful people, what's poppin? Nizere kumeze neza rero muri agiye atandukanye mbaye ikaze no kuri the focus iwabo dusobanuye tugufa ariko tumeze fresh gusa nyaboneka mbere ko dutangira mwige kumwanira kuri like na share kugira ngo nubundi akomeze gushya. Filme yacu rero itangira na Frida umunyabiraka umuseriveri ariko ubunakora ibintu byo gusiga vene ku nzara z'abakobwa. Uyu museriveri rero aba yibana n'ishute magara yitwa Jace ahantu mu kageto ka make nka zimwe z'inyamirambo. Araho ngaho nawe atekereza anarota inzira bizacamo kugira ngo nawe azabashe kugira ubuzima bwiza wenda hazaza. Umunsi umwe rero igihe Frida ari kwitegura kwigira mu turimo tw'amaboko nk'ibisanzwe yari kureba amashusho y'umu-CEO akanaba nyiri company yitwa King Tech, umu-CEO witwa Slata kuri televiziyo aho abari kuvuga ku kibazo aba yarageze mu minsi yashize mu cy'imyitwarire itari myiza. Aba yarasabye imbabazi rero ndetse anga kuri televiziyo ari kuvuga yuko ngo yicuza hashize ndetse akanemera yuko ngo ubungubu aba yaganye babaganga baganiriza abantu bafite ibibazo kugira ngo arebe ko yahinduka ndetse bakarushaho kuba umuntu mwiza kurenza uko yari ameze. Ndetse uyu Slata akomeza yishure yuko ubungubu aba yaramaze gushyiraho wari usanzwe ashinzwe ibintu bya finance by'amafaranga muri company Vic Mahoni nka CEO muri kino gihe abadahari, ndetse we ngaba yarimukiye ku kirwa aba yaraguze kugira ngo agereyo abanze yiteho agabanye stress ndetse anakire bya bintu byose aba yarakoze hashize. Frida rero abari kuri ino video ari kubona ko yatwawe byatari ariko ari kwibuka ngo uburyo uyu mukire babaheruka guhura umwaka ushize muri fundraiser ngaruka mwaka ya company y'ibikora, ariko ngo umukire abonaga ari umwana mwiza. Ndetse ahangaha Frida yarebye no video umwanya munini aranagotwa birangira atinze kujya ku kazi ndetse na bisi namusiga. Gusa nyuma akigera ku kazi yagiye kwinginga boss kugira ngo amuhereze amahirwe kuko bari abantu bo hanze banga abantu bakererwa kubi. Hanyuma boss amuhereza agasopo ya nyuma ariko amwereka ko agomba gukora uyu munsi yitonze ndetse yashyizemo umwete akaba umunyamwuga, cyane ko uyu munsi n'ubundi bagombaga guseriva muri ya fundraiser ngaruka mwaka ya wa mukire Slata. Ndetse hagati ahangaha muri igara Frida ari inyuma yatangiye kurunguruka wa mukire Slata igihe ari kubwira ijambo abandi bakire bagenzi be. Ndetse nyuma bagisoza akazi Jace yakubise impano y'ikanzu nziza Frida ndarangije arayambara, hanyuma nabo nk'abaseriveri bahita bitabira ikirori cya nyuma cya kimeze nk'icyo gusoza. Ariko bakinjira Frida byarangiye agize gutya aranyerera yikubita hasi, abantu bose bahise bamurangarira nyine amera nk'umusebye, ariko agira gutya arumirwa agiye kubona abona wa mukire Slata King aramwegera amuhereza akaboko aramwegura. Ndetse uyu mukire yahise amwibwira arangije ko ari babiri batangira kuganiraho, aho nyuma y'akanya gatoya uyu mukire yatangiye kujya kumuhuza n'abandi bakire bagenzi be harimo ya nshuti magara akanaba ariyo yasizo nka CEO ubungubu kano kanya yitwa Vic, umuserapist w'umuganiriza witwa Rich Stein, inshuti ye yo mu bwana akanaba umushefu we ku giti cye Cody, amwereka undi mukobwa ukina ibintu by'amafilime witwa Camilla, amwereka ushinzwe umutekano witwa Stan, anamwereka umudije witwa Tom, amwereka n'undi mukobwa nawe ukina amafilime witwa Sarah. Ndetse nyuma y'ibyo ngibyo Slata na Frida bamaranye umwanya munini ubona ko bari kuganira utamenya yuko nguyo ari umu-CEO undi akaba umuseriveri waho ngaho fake. Ndetse nyuma na Jesse yiyunze kuri ya nshuti ye magara aho bakobwa ari babiri ehwana muri iryo joro binyenjoyinze mu buryo bukomeye cyane banywa amashampanye y'abakire, mbese bagira ibihe byiza bya hatari. Nyuma rero igihe ibintu byose byameze nk'ibigeze ku musozo Slata yatangiye kwitegura nyine kugira ngo ave aho ngaho yisubiriye ku kirwa, ariko ahita akubita Frida ubutumire we na Jesse ababwira ati niba mushaka nimuze tujyane. Abakobwa rero murabizi babonye abakire n'abana bahita bavana aho ngaho n'abakire bahita bikubita muri private jet ya Tanje, aho bagezemo basanga nyine abana ni zimwe z'imvaburayi zirimo ibintu byose. Nyuma y'amasaha make y'urugendo abantu bose baje kugera kuri cya kirwa cy'umukire, abashyitsi bose bahise batwarwa mu modoka bajyanwa kuri mansion ya Tanje umukire nyine afite kuri icyo kirwa. Bakihagera rero Stacy wa mukobwa ese aza yaka abantu bose telefone avuga yuko ari ukugira ngo bakomeze benjoying imico yaho ngaho nta bintu byo kurangarira mu matelefone. Ndetse Slata ahita ajyana Frida kumwereka icyumba kinini abagomba kwaramo, ndetse amaze kumwereka byose ahita ava aho ngaho arigendera ajya kwiyunga ku bandi bagabo bari bibereye kuri piscine. Frida rero bakimara kumusiga mu cyumba yatangiye kwitegereza neza aho ngaho mu cyumba, ndetse ubona yuko yemeye bya Danje
abanza yikubita amazi akora akadushe, nyuma yabyo ahita aza afata agaperfume gahenze byatari kari aho ngaho ahita akitera. Ariko akiri muri ibyo ngibyo ari kwitegura, hari agakecuru kamwinjiranye aho ngaho mu cyumba gakora amasuku, kakimubona uhita ubona yuko kameze nk'agatangaye kumubona, aho kahise kamwibuka gatangira kumwita Red Rabbit, ngo urukwavu rw'umutuku. Ibintu byacanze Frida byatari, ka gakecuru kabonye ameze nk'utabyibuka agahita avuga ko arigendera. Gusa Frida arabikwama nyine, ahita yiyambara imyenda yari yateguwe aho ngaho y'amawayiti, ahita asohoka mu cyumba, aho agisohokamo ahise akubitana na Jesse nawe n'abandi bakobwa bose bambaye imyenda y'imyeru bari bateguriwe. Rya tsinda ry'abakobwa rero ryamaze igitondo cyose biri guciringa kuri pisine barereksa byatari nako binywera kamogi abazungu bagakunda kubi. Ariko Frida na Sarah bagize gutya batangiye ibintu byo kumera nk'abahanganiye wa mukire Slata wakunda waganiriza, ndetse buri umwe atangira kugenda akora ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo umukire ari we yibandaho cyane. Ariko nyuma tubona Slata yatwaye Frida kumutembereza aho ngaho hafi, yagenda amwereka utuntu duhari tugiye dutandukanye, ndetse anamwereka indabyo ziba ziri aho ngaho. Ariko biba batembera gutya bagize gutya bakubitana na Stacy wari ufite envelope z'umutuku, ariko ubona yuko ahuze cyane, ari gutegura ibintu byose kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza kuri bano bantu bose. Nyuma kuri uwo munsi nimugoroba rero Kodi yari yateguye dîner danger, aho abantu bose bari batumiwe b'abakobwa bambaye amakanzu y'umweru gusa neza, ndetse bose baba bateraniye ku meza manini maremare ariho za buje nyinshi barimo baganira. Ndetse ahangaha abagabo baba barimo gusererezanya bisanzwe, ari nako bari kubaza Vic uburyo ngo barabuze agatoki ke kagahira. Gusa Vic ahita ahindura sije ibyo baganiragaho, ahubwo akahita bamurikira agati kaba kari mu gacupa k'ikiyobyabwenge cya danje kirimo n'urumogi n'ibiki, ewana ngo kubita ugatangira kubona ibintu bidahari. Ndetse nta byo gutindiganya b'abakobwa bose yahise abakubitaho, ewana baragenda barasinda mu buryo bukomeye. Amasaha yose yakurikiyeho abakobwa bayamaze bari muri horo batazi ngo bimeze bite. Ariko nyuma igihe Frida yaragiye kwiryamira yageze ku buriri, tunguwe no kubona akantu k'ikizinga cy'inzoga cyari cyaguye ku ikanzu. Nta kiri kanzu ari urwererane imeze neza, kandi nta nubwo bari kwibuka iyo kanzu ayihindura cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose. Ibyo birabaye. Umunsi ukurikiyeho rero n'ubundi bakibyuka bagiye gucingira ahandi kuri pisine nk'ibisanzwe, aho Frida yitegereje ka gakecuru k'agakozi karimo gafata inzoka zazira aho ngaho hafi muri jaride. Hari n'akari kwibaza ati ko se kagakecuru vipi. Ndetse ku ijoro ry'uwo munsi nabwo bongeye gura kwa kundi barasangira bikubitira cya kiyobyabwenge barongera barasinda, ndetse bikomeza gutya iminsi yose. Akaba ari uko timetable y'umunsi imeze. Ewana abatipe bakajya bamara umunsi wose benjoyinga bakina banywa weed bagira ibiki, ewana barya show byatari. Gusa ijoro rimwe Frida na Slata ewana bamaranye umugoroba bari kwiganirira, aho Slata ahanga yanatije umukobwa vape ye ya matabi bakurura, ndetse umukobwa kuruyeho ewana yumva harimo akantu k'akawuderi keza byatari. Umukero nawe yahise akomeza ataka n'umukobwa amubwira yuko ngaba yarasize akavene keza ku nzara ze, ndetse ahita no komeza amubaza inkovu bafite ku ruhande rw'ijisho, ariko umukobwa ntabwo ari kwibuka uburyo iyo nkovu yamugezeho. Igitondo gikurikiyeho rero Frida abyutse yatunguwe no gusanga itaka mu nzara ze nkaho wagira ngo yarayahinga. Ariko ntiyabitindaho, ahubwo ahita ava aho ngaho ajya ku cyumba cy'umukire Slata aho yari agiye kumusubiza ya vape aba yamuhaye mu ijoro. Ageze rero yagize gutya yongera gukubitana na wa Dr. Rich, ariko Frida biramucanga kubera ko uyu mugabo ntabwo yarakimwe kandi baherutse guhura, ndetse uyu mugabo arongera aramwibwira bundi bushya. Aho nyuma yaho bahise bamukubita akantu k'amvelope k'umutuku, hanje ahita ava aho ngaho aragenda. Nyuma kuri uwo munsi rero tubona Slata na Frida n'ubundi ewana bari kwiganira bahagaze akantu ku ruhande, aho kahwango ni Sarah kari kubareba, ubone ko akantu k'ishyari kazamutse byatari. Ndetse aha ngaha bari kuganira Slata yari kubwira uyu mukobwa Frida yuko ngaba aranga atazi n'umunsi ngo nuwuhe, ariko amara impungenge Frida amuga yuko isaha n'isaha yaba ashaka kuvanga agataha ngo yataha nta kibazo. Ndetse nyuma uko ibihe byiza byakomeje kugenda biza, Frida yakomeje kugenda amenyera ubuzima bwo kubaho basinze igihe cyose nta mwanya n'umwe wo gutekereza ibintu bizima. Nawe atangira kubimenyera avuga ati nzajya ninywera n'ubundi hano hari abapagasi bazajya bamyitaho. Ariko nyuma y'amajoro makeya y'uko ibingibi tubona nyine birangira,
tubona n'ubundi ya groupe yicaye kwa kundi ibiri muri za show yiganirira, aho bagize gutya bumva urusaku baruturutse aho ngaho hafi, bahita bihutira kujya kureba aho basanze ari Jace uburiwe n'inzoka aho yari ari muri jaride. Ndetse Slater yahise atabara yica ya nzoka, arangije ahita anatangira gukaruma Jace wari ufite ubwoba bwinshi n'icyambwa atatuzaho muri bimwe birakira. Nyuma rero ikirori cyahita kikomereza, ariko Frida na Jace bo bajya ku ruhande, aho Frida yaragiye kumubaza uburyo ameze, ariko asanga ya nshuti ye magara ifite ubwoba byatari. Ndetse Jace mu marira menshi atangira gusobanura yuko ngo hano hantu kuba hari ari kwiyumvamo ibyumviro bitameze neza, ndetse ngo n'abantu baba barabakiriye ababona atari shyashya, ndetse abari gusaba Frida yuko bavanga bagataha. Ariko Frida nawe yatangira kubwira Jace yuko ibingi bishobora kuba bitewe n'ikibazo ahuye nacyo mu kanya nyine atameze neza mu mutwe, ahubwo aramubwira ati wowe genda ubanze utuze, ibintu byose biraza kumera fresh. Aramubwira ati tuzi ubanze winjoyinge buno buzima bw'abasirimu bava muri bya bintu byo kubaho ufite ubwoba ngo ndari iki. Ubwo Jace rero yahise asaba imbabazi wa mushuti we, arangije ariko ntiyasubira mu kirori ahubwo ahita yigira mu cyumba. Ariko akigerayo ahita atangira kuva imyuna mu izuru rimwe. Igitondo gikurikiyeho rero Frida yarakangutse, arangije nyine nk'ibisanzwe ahita asohoka hanze, ahari gutembera agize gutya agwa kuri envelope y'umutuku iri mu nzira. Yagiye rero akurikirana izo envelope z'umutuku zagiye zigwa, aho yagize gutya birangira yisanze mu cyumba kiba cyuzuyemo za envelope z'imituku zonyine, ndetse zino envelope zari zirimo parufe. Ya parufe imwe yasanze muri cya cyumba cyabo, ndetse arimo ashaka kumenya neza iby'iyi parufe. Yagize gutya ahita abona ka gakecuru kagakirira mu cyumba kiba kiri aho ngaho hafi kari kunywa ku bintu. Ka gakecuru rero kahise kamukubita kuri shoti ya bya bintu kaba kari kunywa. Frida nawe ahita akubitaho, ariko nyuma agakecuru gahita kamurabura yuko ubu ngubu aba ari uburozi bw'inzoka nyweye. Ewana ubwoba buramwikita, asohoka aho ngaho mu cyumba afite ubwoba. Igitondo gikurikiyeho rero Frida nawe yakangutse, ewana yavuye imyuna mu izuru rimwe, ndetse yumva atameze neza muri we. Ariko n'ubundi yahise yiyunga kuri bagenzi be kugira ngo afate ibya mu gitondo, ndetse agerageza kwijijisha nyine ngo aseke amere nk'abandi nubwo atari ameze neza muri we. Abagabo rero bahise bemeza yuko ngo bagiye kujya kuroba, mu gihe abakobwa nyine bo bagumye aho ngaho bari kurelaxa ku mazi. Ibyo mirimo ntubibabwire. Igihe abakobwa rero bari baryamye bashyizeho ibimasike bimwe bituma bagira uruhu rwiza, yagize gutya ahita abona yuko muri abo bakobwa bose Jace aba atarimo, ndetse noneho arushaho kugira impungenge byatari b'abakobwa bagenzi be bose, ababaje bakanavuga yuko ngo Jace batamuzi. Ese atangira kuva aho ngaho rero agenda yibuka abaza n'abakozi b'aho ngaho ko babonye Jace, ariko bose ntibyagiye icyo bitanga, bose baramuhakanira. Nyuma rero yahise ajya kwinjira mu cyumba Jace asanzwe araramo, ariko akigezemo asanga atari ni icyumba cya stock, nta kintu, nta gitanda, ntaki. Umukobwa yahise abona yuko nta kantu na kamwe kagaragaza yuko hano Jace yigeze akagera. Ewana arumirwa mu buryo bukomeye. Ariko nyuma gatoya Sara yakurikiye Frida muri cya cyumba cya Jace yari yinjiyemo. Aho bakinjiramo Frida yatangira kurabura Sara ibya hano hantu byose bitameze neza, ndetse Sara nawe ahita yemereye yuko ngo nawe amaze iminsi ye ariko yumvamo ibintu bitari byiza, yumva adatuje. Ndetse nk'abakobwa baganiriye bose bahise bamenye yuko ngo ari nta n'umwe ubuzi bari abagabo bazanye aha ngaha kuri kino kirwa neza, ku buryo bavuga ngo uyu muntu uramuzi, bose ari abantu bahuriye mu kirori. Ndetse abakobwa bahita batangira kwicuza kuba barakurikiye ngo ni abantu b'abasore gusa batarabazi, batazi n'iki muntu uko babona bafite amafaranga. Frida rero yahise atwara Sara muri cya cyumba kiba kirimo ya mwanvelope y'umutuku, amwerekanamo za parufe ziba zirimo, arangije anamukubita kuri bwa burozi bw'inzoka. Ndetse bakimara kunywaho abakobwa ari babiri bahise bavumbura yuko ya parufe bitera ngo ibatera kwibagirwa k'ubwonko by'igihe gitoya, ndetse ngo ubwo burozi bw'inzoka aba ari wo muti uvura nyine uko kwibagirwa kwa ya parufe. Ariko n'ubundi abakobwa bahita bemeza yuko bagiye gukomeza bajijisha nk'aho nyine n'ubundi batari kwibuka, kugira ngo bataza kubavumbura n'ikindi kibabagabo. Ariko bafata bwa burozi bw'inzoka barabusohokana babuvangamo na vodka, barangije bakubita n'abandi bakobwa udushoti, bose bagenda banywaho. Ndetse nyuma na Stacy wa mukobwa wundi nawe abiyungaho, nawe akubitaho udushoti. Ariko nyuma gatoya ahita avaho ngaho nyine ajya gutegura ngo bimwe mu bintu by'imirimo y'aho ngaho. Nyuma y'ibingibi rero Frida yahise ajya mu cyumba cya Slater kugira ngo ajye gushaka telefone zabo, ari nako Sara yagumye hanze ari kumucungira. Nyuma y'akanya gato rero babagabo bagiye kuroba baragarutse. Slater cyagera ahitangira kubaza ahantu Frida aherereye. Tugarutse hano mu cyumba cya Slater rero Frida n'ubwo bari gushaka, agize kujya gutya akaba kuri telefone, ariko yazireba n'ubundi agasanga nta network ziba zirimo.
Frida rero ageze gutya ahita yumva sinyare yari yabwiye Sara kuza kuvuga igihe abagabo bari buze kuba bagarutse, atangira kwihutira gusubiza ibintu ko yabisanze. Ariko ari muri ibyo ngibyo yagize gutya ahita agwa ku mafoto y'aba bagabo benshi bose bagiye bafite twa twamverope tw'umutuku harimo na Slata mwenyewe. Gusa neza muri ako kanya nibwo Slata ageze gutya ahita azaho ngaho mu cyumba ewana Frida ahita ajya kwitsimba munsi neza y'intebe abasanzwe yicaramo ewana yafunze umwuka ku buryo batagomba kumwumva. Ndetse aranga ise agira gutya anatangira kuva imyuna muri rya zuru rimwe, bita binakurikirwa no gutangira kwibuka ibintu biba byababayeho mu ijoro ryahise. Yari yibagiwe kubera ya parufe. Ndetse ahangaha atangira kubona ba bagabo baziritse abakobwa bose abangaba bari kumwe babafata ku ngufu babasambanya byatare, abakobwa bari kuvuza induru n'uburibwe bwinshi. Ndetse nyuma nibwo bagize gutya babona Jesse yuko yari yatangiye kwibuka kubera ko yari yarumwe na yanzoka. Byose Freda arabyibuka. Ndetse kibyibuka yise atangira neza kuririra wa mushuti we amaze kubona yuko yapfuye. Gusa nyuma gato nyine byaje kurangira asohotse handi ahita ajya kwiyunga kuri ba bakobwa bose, ndetse ahita abwira Sara ibintu byose bamaze kubona. Nyuma kuri uwo munsi nimugoroba rero n'undi bari gusangira kwa kundi bisanzwe, Frida ageze gutya atangira kwibuka n'ubundi bimwe mu bintu bari basanzwe babakorera ahangaba bafata ku ngufu babatocaringa ewana. Biramutera mu mutwe ariko ashaka kwisha kugira ngo bitagaragara neza muri ba bagabo. Arafunga akomeza kwishisha nk'ibisanzwe. Ariko nyuma gatoya bako yari yicaranye na ka Lucas begeranye ukuntu yagize gutya akihumurije yumva nako kaba kari guhumura ya profe imwe nabo bitera bigaragaza yuko na kano gatipe kaba katabirimo, babagakubita ya profe kugira ngo kibagirwe. Nyuma yo gusangira rero kugira ngo abafere n'iki ajijishe ewana yahise agira gutya mu buryo butunguranye ewana atangira kubyina bya danje, ndetse ahita azamuka hejuru y'ameza aho na Sara yamwiyunzeho nyine batangira kujijisha ariko bari kwishaza ryatari. Ndetse ahangaha buri wese atangira kwipanga we aho bose babyinye ewana bagiye ibihe byiza. Atipe aravuga ati abakobwa baraduhasho. Ku rundi ruhande rero tubona Stacy nawe aho yari ari gukubita akayoga abagize gutya nawe abona imyuna mu zuru, ndetse bikurikirwa no kwibuka nawe ibintu biba bibera ahangaha byose ewana nawe arumirwa ntabyo yarazi. Tugarutse ahandi rero ikirori kiba cyabereye hahiye. Sara na Frida bo bakomeje gufera, amarangamutima yabo bakomeje kuyahisha bijishe nkaho nta kintu kimwe bari kwibuka. Ariko Heather na Camilla b'abakobwa bandi bo ewana bakiva imyuna mu izuru bakibuka ibintu babagabo babakorera ewana bahise batangira kurira. Ndetse twumva urusaku rw'umuntu kwakufasha aho tayari wa mukobwa Camilla yari yamaze kwataka Tom amukubita icyuma ndetse ahita amusunikira muri pisine. Ndetse ubwo no ku rundi ruhande abari kwirukanka kuri cya Vicky ndetse yaje kugiyeho cyaguye hasi. Ariko igihe Heather yaragiye gukubita ikiboro ku mutwe ataramwisha Stan wa wundi ushinzwe umutekano wa Slata ageze aho ngahita akubita isasu umukobwa ahita kubita hasi arapfa. Ndetse anirukansa Frida we wahise uhungira mu ishyamba. Bageze mu ishyamba rero Stan yageze kuri Frida aravuga ati kanga usoze, hanyuma igihe yarahindukira agiye kumurasa fresh. Sara yahise atabarira hafi aho yahise akubita Stan urubuye rwo mu mutwe ewana umutwe neza arawusatura. Ku rundi ruhande rero ka Lucas kaba kari guterura babagabo bose babakomeretse kabinjizamo imbere mu nzu katazi wagwani, aho nyuma hahise hagera Cody na Slata bafite na Camilla bamuziritse. Ariko kubera ukuntu Camilla yari gukomeza avuza induru byatarahuruza byaje kurangira Slata wari umugome amukandagiye umuhogo neza mubuza umwuka arapfa. Ku rundi ruhande rero Frida yirukankiye mu cyumba cya Slata abaje kugira guhurya atungurwa aguye ku mafoto abarimo abakobwa benshi bagiye baza kuri kino kirwa mbere. Ndetse ari kwitegereza neza muri ayo mafoto yaje kurogowa na Stacy wahise ugera aho ngaho ari gusaba Frida yuko ngo bareka bano bagabo bakakora ibyo bashaka byose. Frida rero avuga ati iki nacyo gishobora kuba bakorana, ndetse aho ngaho mu Rwanda urarota. Aho Frida yahise akubita Stacy icyuma cyo mu gatuza aravuga ati nawe ni mujyane. Nyuma y'ibingibi rero Frida yeretse amafoto Sara ariko umusobanura yuko ngo nubwo mu bwonko bwe abameze nkaho hiborotse atarakiri kwibuka, ngo ariko n'ubundi no nzu yari yarayijeho n'umwaka ushize muri kino kirwa bikagenda nko kunguka bamwibagiza ku buryo atibukaga yuko yanahageze kandi yarahageze. Ndetse abakobwa bahise batangira kugenda bagana kuri ya nzu ba Slata baba barimo. Hanyuma Sara ahita yitsimba ahantu mu gashyamba, hanyuma Frida we akomanga ku muryango. Lucas rero akijya gufungura bahise bamukubita isasu ry'umutwe nta blague. Bamaze gusoza abo bagabo rero Frida yahise yinjiramo imbere aho mu Rwanda wahise urota hagati ye na Slata.
wari gukaramo n'umukobwa amubwira ngo ntari ibi n'ibiki nyine ashaka kumutera injuga. Ndetse ahangaha ari muri ibi ngibi nibwo yaje kujya gutya anywa kuri ya vape y'umukire, ndetse akimara kuyinywa noneho nibwo ibitekerezo n'amashusho byose byatangiye kumugarukira mu bwonko, aho yahise abyibonera yuko umwaka ushize yararanga, ndetse uyu mukire ngo yarakunze akavene yarateye ku nzara ka Red Rabbit, ari nayo mpamvu wa mukecuru aba yamwise Red Rabbit kare. Ndetse na ya nkuva bafite ku jisho aba ahantu cya state cyamukubise hasi agakubita umusaya neza ku ibuye, igihe cyari kigiye kumufata ku ngufu n'ubundi na mbere. Ndetse ahangaha kikimara n'ubundi kwemera icyaha yitangira kubwira Freda yuko ngo bya bindi byo kwirirwa yisaba imbabazi mu baturage byose ngari ibintu by'injuga, ngo cyane ko n'ubundi cyarabivumbuye yuko ngo buriyanga impano ya mbere ari ukwibagirwa. Muri ako kanya rero kiri muri ibyo ngibyo Sara yahise aturuka hanze aza kubita amasasu menshi ku muryango, aho Slater yahise asohoka hanze aramuhiga, amaze kumufata birangira noneho amugaruyemo imbere mu nzu nawe yamuziritse. Yahise akomeza afata icyuma rero agiye kwica Sara nyine ngo amusoze, ariko ubwo ari Sara na Freda bose batangira kuvuza induru bari kumwita umwicanyi w'umukome, aho kubera ko bimwita inshuro nyinshi yagize gutya amera nk'umuntu uturubuye mu mutwe, atangira kubwanuka ari kubaza ngo iyi mirambi iranga yazanywe nande n'iki nkaho wagira ngo ntabyo azi. Akiri kwibaza ngo byagenze bite rero, Frida ahangaha nibwo yahise ahishurira Sara yuko mu ibanga rikomeye aba yafashe ya vape umukire yanywaga akayikubitamo wa muti utuma bibagirwa umeze neza nka ya parufe bakubitaga, ari nabyo bitumye umukire kano kanya nawe ahita yibagirwa ibintu byose bya biri kubera aho ngaho. Ndetse hanze y'aho ngaho wa mukozi wo mu rugo k'agakecuru kaba kari guseka ubona ko kishimiye kuko ibintu umukire yakoraga kaba arabibona kandi nta kintu kari kubikoraho. Yabana inzu y'abakobwa barayitwitse byatari. Hanyuma Sara na Frida bo nyine babanza gusohoka hanze bajyanye na Slater wari wahwereye, aho bakigera hanze babanje kwicara barahumeka gato bareba yanze iri gushya. Ibyo birabaye rero nyuma y'umwaka umwe Slater yongera guhura na Dr. Rich n'ubundi muri ya fundraiser ngaruka mwaka, ariko mu kiganiro cyabo cyo kimeze nabi ukuntu kubera yuko uyu Slater ntago bari kuvuga ngo Dr. ninde, ndetse filime yose irangira tona abantu bose harimo na Slater bari gukomera amashyi Freda, aho MC abari kuvuga yuko ngari we muyobozi mushyashya wa cya kigo cya King Tech cy'umugabo we, kubera ukuntu aba arakubise ya miti Slater akazengera neza mu bwonko, nawe aba yaramubohoje kampani akahita bingagara aricyo amaye mbega umukobwa. Agahumbi kacanga nanga kanyeneze kabashimisha nk'aka kitwaga Blink Twice. Tege turi the focus until next time. Peace.